reka nongere ikaze kuri Ziso Media. Uyu munsi kuri Ziso Media twaguteguriye iki? La Casa de Papel cyangwa se Money Heist season ya 5 izasohoka ryari n'ibiki bizabiyikubiyemo. Sibyo gusa urumunyamahirwe ko wahisemo Ziso Media uyu munsi. Itangazwa rya Money Heist season ya 5 haba hari La Casa de Papel igice cya 5. Icyo ni ikibazo. Ese ibice bya Money Heist bizaca kuri Netflix? Ikindi Money Heist season ya 5 izagera hanze ryari? Nibibazo byibazwa muri iyi minsi. Gusa ingingo y'amukuru y'uyu munsi turi bugarukeho ninde mugabo wa Alicia Ciela. Abafana bakomeje kumwitiranya bakeka ko ari Barin. Gusa umunyarwanda yavuze neza ati nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Ese ukuri kwabyo kurihe? Ziso Media nagucokomboriye. Ntujye kure turifashisha urubuga www.express.co.uk. Ziso Media ntujye kure. Money Heist season ya 5 nicyo gice kizakurikira. Ni nyuma y'uko season ya 4 irangiza abakunzi b'igise yihirahiro batese Professor cyangwa se Mitese Sergio cyangwa se amazina y'ukuri Alivaho Morte yaraguye gitumo na Alicia Ciela Inspectora cyangwa se Mwiteni Joan Muri niyo mazina y'ukuri. Batisose ya Professor yabiguyemo inshishi yaramuguye gitumo. Niki kizakurikira? Sibyo gusa Lisbon yaragishijwe muri bank na Moscow. Denver aramukavaringa mugeza mu bandi. Icyo ni kimwe mu bitego Professor yatsinze police. Tamayo biramucanka dore ko nawe yarashishijwe na Alicia Ciela imbere y'itangazamakuru. Ciela nawe yari yirukamwe muri tent Nairobi cyangwa se Agata ku mazina y'ukuri Albert Flores yari hitwe na Colonel Gandia. Jose Manuel Poga niyo mazina y'ukuri ya Gandia. Gusa Gandia yari yongeye gufatwa wari mu boko y'ibisambo. Harakibazwa ngo ni ikihe kintu Professor azaha Palermo. Ni nyuma y'uko ari watumye Colonel Gandia acika kugeza habazonga kicumwe muri bo Agata, Albert Flores cyangwa se Nairobi. Izo zari incamake nk'uko season ya 4 yagenze. Reka twimanukire dutange n'ingingo zacu z'uyu munsi. Ziso Media wahisemo neza kudukurikira. Haba hari ikindi gice cya Money Heist kizatangwa kuri Netflix. Ni kibazo filime y'uruhererekane y'Abanyespanye Money Heist ubwo yafatwa n'iko cy'Abanyamerika Netflix yatangiye gucuruzwa ifite uduce 8. Ni nyuma y'uko ikigo Antena 3 kikuye mu biganza kuko igice cya mbere n'icya kabiri ubwo byari bikiri mu biganza by'iki kigo byaje guhomba. Bihombera Alex Pina wateguraga iyi filime akanayitunganya ari nawe warushimo amafaranga. Nyuma y'uko season ya 3 na season ya 4 bisohokeye kuri Netflix, abafana ntibashidikanya ko na season ya 5 izaca kuri Netflix. Ese niko kuri? Uri kuri Ziso Media uraza kubimenya. Ni iki Netflix itangaza kuri season ya 5? Ukuri ni ubwo twateguraga iyi nkuru nta tariki Netflix yari yagatangaza kuri iyi filime igizasohokera cyangwa se ubizagera hanze cyangwa se imbatanye no gukinwa. Nta Netflix igeze bivugaho ubwo bayibazaga. Gusa Alex Pino utunganya iyi filime akanayitegura agana televiziyo ABC bakamaza kubwira iki kibazo. Yashubije ko igihe cyo kwemeza ku mugaragaro ko iyi filime yaba yaratangiye gukinwa kitaragera, kandi abibutsa ko atari bifite uburenganzira. Netflix amasezerano ifitanye nawe ntararangira, bivuze ko ari igomba gutangaza iby'iyi season ya 5. Umuyobozi w'ikigo International Original Content for Spain and Latin America kuri Netflix witwa Paco Ramos yavuze ko ibihe biri imbere bigenze neza nta gihindutse. Season ya 5 yatangira gukinwa. Hibutse ko muri Spain COVID-19 ibamereye nabi, kandi umwe mu bakinnyi ngenderwaho b'iyi filime ndavuga Lisbon cyangwa se Mitela Calum ku mazina y'ukuri Tizarituno yasanganywe agakoko ka corona. Gusa bari kwitabwaho n'abaganga. Urubuga rw'Abanyespanye Marca nirwo ruri guhabwa amahirwe menshi kurusha Netflix bwo kuba rwacuruza season ya 5 n'iya 6. Umwanditsi Javier Gomez Santander avugana na El Mundo kubigiye kuzakurikira dore ko yatangaje. Yaravuze ati with La Casa de Papel we go game by game like Simon, chapter by chapter, sequence by sequence, line by line. Ugenekeje mu Kinyarwanda yaravuze ati muri La Casa de Papel tugenda umukino ku mukino nka Simon, igika ku gika, uhererekane ku rundi, umurongo ku murongo. Akomeza agira ati we do not ever consider how long the show can last. If we got to know the scope of phenomenon we wouldn't have thought to keep Barin. Ugenekeje mu Kinyarwanda yaragize ati ntitwigeze tumenya igihe iyi filime izarangirira, uko tuza kumenya uko bizagenda ntabwo twari gutekereza kwica Barin.
Ziso Media izakomeza kukumenyesha iby'iyi filime kugeza igihe izarangirira, nta kuru na ritoya rizagucika. Noneho mu by'ukuri ni ryari Money Heist season ya 5 izasohoka. Ntibiratangazwa ku mugaragaro na Netflix, nta tariki irajya ku mugaragaro ku by'iyindi seri, ariko abarebera kure bavuga ko Netflix izabitangaza nyuma ko iyi COVID-19 ihangayikishije isi muri rusange izaba yacitse intege. Bashingiye ku bice byabanje, biragaragara neza ko season ya 2 n'iya 2 byakiriwe hamwe, kimwe na season ya 3 n'iya 4. Nta kibazo ko season ya 5 n'iya 6 nabyo bashaka kubizakirirwa hamwe at the same time. Gusa ntabwo bizeza abakunzi b'iyi filime kuzayibona mbere y'amezi 20. Iyi filime ishobora kuzatangira gukinwa 2021 igasohoka 2022. Reka dukomeze ingingo nyamukuru yacu. Ese Tatiana cyangwa se Diana Gomez niyo mazina y'ukuri ahuriye he na Johnny Muri ariho kinye nka Alicia Ciela Inspectora? Haramutse koko season ya 5 izabaho, yazakiri iherezo hagati y'abakunzi b'iyi filime bakamenya neza nimba Tatiana cyangwa se Diana Gomez yaba ari Alicia Coco cyangwa se yaba ari murumuna we, ndetse n'impamvu yaba yaragaragaye ari kumwe na Barin Pedro Alonso. Mbere yuko dutangira ku by'ingingo, reka mbaze ngusubirizemo n'ibyo twagarutseho ubushize kuri iki kibazo. Ni archive mu nyuma turita tugaruka, ntujye kuri nyakira amashusho yawe, turacyahari. Ni mu kanya gato Ziso Media tukagaruka. Umwaka wa 17 Le Casa de Papel cyangwa se Money Heist ibigaragaye bwa mbere ku Espagne Antena 3 birateye kabiri, isohoka na season ya 2 n'iya 2 bisohokera umwaka umwe. Iyi filime irahomba sinakubwira. Season ya 3 2019 ziko menshi, gusa ibisa kwisha umusirikare muri mabunyobwa nibyo Netflix irakora. Abafana babonye uruvugiro, babonye umwanya wo kwidegembya, babonye umwanya wo kureba ni iki gishobora kwitegwa mu gice cya 4 cyangwa season ya 4. Cyane atinze uyu munsi naje gukora ibyo n'ibyo kuzagaragaramo. Season ya 4 zabiduhishiye iki? Ibi sibyo nje kukurebera, sibyo nje kukubwira, ahubwo nje kukubwira ese Tatiana na Inspector Alicia ubona batandukaniye he? Hari inzira abahanga bagiye babona, hari ibyo bavumbuye. Alicia, Tatiana baba ari abantu bamwe. Icyo ni ikibazo cy'umunsi. Kora subscribe dutangire. Inspector Alicia nuwo ngo wambaye umwenda w'umweru ufite uruhu rusa nk'umweru w'umukuntu, naho Tatiana nuwo ngo ufite uruhu rusa nk'umuhondo. Ni bantu nyabaki? Inspector Alicia yagaragaye muri season ya 3 ubwo yaraje asimbuye Inspector Murillo winyuze ku bisambo ubwo akaba yitwa Lisbon, umurwa mukuru wa Portugal. Naho Tatiana nuwahoze ari girlfriend cyangwa se umukunzi wa Barin ni mbere yuko Barin apfa. Tatiana mwite Diana Gomez dore ko ari amazina y'ukuri. Uyu nguyu niba muntu wenyine uzi iby'umupango wo kubazana zo muri no bank, ariko Professor ntarashaka guhura nawe, dore ko nyuma yuko Professor atandukanye na Barin mu myaka 5 ishize, Barin yabashaka kwereka Professor umukunzi we. Amerika Tatiana anamubwira ko n'umukobwa azi iby'umupango. Professor akimara kumenya ko ari umukobwa uzi iby'umupango, yahise agakora batangiza. Professor akoresha umupango we, abari babanza gukora uyu mupango uza ko bahira. Abari season ya 2 n'iya 2 basohotse muri gereza bemye, basohotse bameze neza. Gusa season ya 3 birimo birabacanga, birimo biravanga nuko undi muntu uri hanze wize iby'umupango. Koresha inyurabwenge yawe nawe rero tubimenya. Uyu Tatiana yihinduye Inspector Alicia
kugira ngo ananize Professor kuko umupango wose awuzi neza. Professor ashobora kwemera yishyura ingaruka zo kuba atarajyanye Tatiana muri banki. Dore zimwe mu mpamvu z'ingenzi zishobora kwemeza ko Inspector Alicia ariwe Tatiana. Tatiana cyangwa se Diana Gomez niwe muntu wenyine we na Palermo cyangwa se Rodrigo de Hasalena nibo bazi iby'uyu mupangu. Palermo ari muri banki, ntabwo azi ko Tatiana akiriho, nta nubwo azi n'amaherezo, nta nubwo azi n'aho akiba. Ubwiyitirwa bagusige ngo wumve wishimye. Tatiana icyo arimo arakora ni ugusa nk'ukwihorera. Professor yaramubabaje, yamwimye agaciro ke. Dore indi mpamvu ya kabiri ishobora kuba yatuma uyu Inspector Alicia ariwe Tatiana. Nta kintu kigaragara Professor yigeze akora nyuma y'urupfu rwa Balin. Balin yari mukuru we. Uyu Balin mvuga amazina ye y'ukuri ni Pedro Alonso. Ntacyo Professor cyangwa se Alvaro Morte wari mukuru yigeze amukorera kugira ngo amwereke ko ari umuvandimwe mukunda. Reka nta na kimwe. Alicia cyangwa se Tatiana ubu nk'uwari umukunzi wa Balin bishobora kumubabaza ukuntu abantu baba bari kumwe muri crew ariko umwe yapfa ntibagire icyo bagaragaza nko kumwitura ngo bamwire ko bari kumwe nawe. Iyi ni indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma Tatiana aba Inspector Alicia akaza kwikora kuri Professor. Inspector Alicia ari imbere cyane ya Professor. Intambwe yose Professor yateye Inspector Alicia bo muri imbere ni ukubera iki? Byibazeho nawe. Ikintu cyonyine Professor ashobora kuba yakora kugira ngo akuzane abantu muri banki ni iki ngiki nicyo giye kukubwira. Kushubije inyuma gatoya, Professor yabajije umugore we, ndavuga muri Rio cyangwa se Lisbon, ati Inspector Alicia wabumuzi? Aramubwira ati ntago muzi neza, gusa ari umuntu wanjye ngiye kubaza ukora muri investigation twakoranaga. Professor ibyo ntiyabitinzeho. Njye bankeka ko ubwo Professor azajya gutabara cyangwa se gufunguza umugore we, ndavuga muri Rio, ariko azamenyera neza uwo Tatiana uwo ari we, akabasha kumutandukanya Inspector Alicia cyangwa se akamenya ko ari umuntu umwe, akamenya ko ahangana, akamenya ko ategura umugambi we. Kuko nakomeza kugenda kuri plan ya Barin azatsindwa si ibanga, kuko uyu mugambi wa Barin ntabwo Professor ahuguze cyane kurusha Tatiana. Tatiana yabaye hafi cyane ya Barin, amenya byose, amenya byinshi, ntacyo Professor yazamubeshya. Rero ese wowe urebeye ku mafoto ubona Tatiana na Inspector Alicia ari abantu bamwe? Kora subscribe kugira ngo dukomeze tugukurikiranire. We yours. Wakoze kutagiye kure. Umugabo wa Alicia Ciela ninde? Abafana bakomeza kwitiranya na Barin. Ukuri kwabyo ni ukuhe? Umupolisi kazi Inspector Alicia Ciela ni umwe mu bakinnyi batangaje abantu ubwo batangira gukina muri iyi filime. Uyu mupolisi kazi umufisiye utwite yamenyekanye ubwo azubaga ibi bisambo, nta muwe ntanyegeza abigirira. Yabikojeje ku nkeke ubwo yarakiriye muri tent.
gusa muri episode ya 4 muri season ya 4 y'iyi filime nibwo twamenye nk'amakuru yerekeye ubuzima bwite bw'uyu mugore ndetse na nyakwigendera n'umugabo we Germain. Gusa uyu mugabo witwa Germain ntitwamubonye. Ibi nabyo twabyumvishe ubwo Tizaritouna cyangwa se Lisbon yamubazaga ku by'umugabo we akamusubiza ko yishwe na kanseri. Reka mwibutse ikiganiro bagiranye. Lisbon we yamubazaga ukuntu yumva ameze ageze muhira n'akazi gakomeye aba yiriwemo atoteza abantu binzira akarengane n'abana bato nka Liyo ndetse n'akana gato ka Nairobi. Amubaza niba umugabo ajya amubaza uko akazi ke k'umunsi kagenze ndetse niba bajya banasomana niba bajya banayambirana n'ibindi. Mu kumusubiza yaramusubije ati he's dead, cancer of pancreas, yarapfuye kanseri y'urwagashya. I was getting fat, he was getting thin, I was pink and he was yellow. It consumed him. Yari yarabyibushye aza kunanuka, njye nari pink we yari umuhondo, byaramugoraga. Life grew inside me and death grew in him, but I guess that cancer, ubuzima bwari buri gukura muri nje naho urupfu rwari ruri gukura muri we kubera iyo kanseri. Do you know the last thing he said to me? Can you believe his last words were, turn on the news? Wabuze ikintu cya nyuma yambwiye? Ese wakize by'iryo jambo rya nyuma? Cana amakuru ntebe. Bakurikije iyo mvugo abafana benshi bumvishe rwose umugabo yari umuntu mwiza witonda. Gusa barebera kure bavuga ko na Bahini cyangwa se Pedro Alonso yari afite ikirwara cya kanseri kibi cyari kuzamuhitana. Bakomeza gukeka ko Germain ashobora kuba ari we wari Bahini. Gusa nkwibutsa neza ko Bahini ntabwo yishwe na kanseri ahubwo yishwe n'amasasu muri season ya 2 ubwo yarangiraga. Ubwo gerageza gufasha abandi kugira ngo batoroke we yarasigara bitangira. Uyu munsi Ziso Media nakumanukiye kugira ngo turebere hamwe isano ry'abari hagati ya Germain na Bahini ukuri kurihe. Dore ibyo twagucukumburiye. Umwe mu bakoresha urubuga Reddit witwa Dacinie yaravuze ati, so can we confirm that Bahini is Siella's husband? Aragira ati, none twakemeza ko Bahini ari umugabo wa Siella? Ni ikibazo. His name was German, but the timeline does not make sense how she got pregnant from 2 years ago unless Bahini was able to stay alive. If it is case, Siella iko Tatiana. Ugenekereje mu Kinyarwanda aragira ati, amazina ye yari Germain. Gusa ntibisobanutse neza ukuntu Germain wari umaze imyaka 2 apfuye yaba yarasatanye na Siella bikaba bigeze iki gihe cyose atarabyara. Gusa turebye igihe Bahini yapfiriye biragaragara neza ko Alicia Siella ari umusore wa Tatiana. Ukuri ko bari Alicia Siella niwe Tatiana ubwo inda yabari ya Bahini, kuko indu y'umugore atwite uyu Alicia Siella bigaragara neza ko igihe Bahini amaze apfuye aricyo gihe barasize amuteye iyo nda. Indi ngingo ibyemeza abaribwira Casa de Papel season ya 4 abakiriya bidasobanuye. Ubwo yajyaga kurangira ndavuga agace ka 8 babonye Siella yambaye couture arimo agenda yumva indirimbo y'ibisambo Bella Ciao. Abasesenguzi bavuga neza ko nta kuntu inspector muzima wangaye n'ibisambo yari kuva Bella Ciao nta gahunda bifiteho bino bisambo n'indirimbo y'ubwigomeke, bivuze ko nawe yarabashyigikiye. Ese kuko niko kuri? Ziso Media ndahakubereye kugira ngo nzakumenyeshe mu nyuma ko bizagenda. Turi Ziso Media. Nk'umwanzuro w'utuwe kuri Ziso Media, Alicia Siella niwe Tatiana. Bisobanuye ko Professor yafashwe n'uhoze ari umukozi wa Bahini, akaba Bahini ni mukuru wa Professor. Bishoboka cyane ko bazakurana uje gukomeza kujya mbere bari kumwe mu ikipe, ndetse si ikipe gusa bari kumwe nk'umuryango, kuko umwana uzavuka hagati aho hari ikiza bahuriyeho na Professor n'umwana wa mukuru we Bahini, nubwo Bahini ari nyakwigendera. Kwibutsa ko Ziso Media dukora ubucukumbuzi filime itarasohoka mu gihonyo bitandukanye n'ibyo ngibyo twavuze cyangwa se ibyo twavuze. Ntukajye utuveba, tubarebera imbere. Turi bamwe mu bambere kandi tubifitiye n'igihembo 90% n'ibyo tuba twavuze. Nibyo ubona wabishidikanyaho, ndakeka utabishidikanya, kora subscribe tuzasubire. Ciao. Ushaka kudukurikirana ku mbuga zacu cyangwa se ufite icyifuzo cyangwa se inyunganizi, kuri Gmail twandike kuri Ziso Media Official @gmail.com, kuri Twitter twitwa Ziso Media, kuri Instagram ni Ziso Media. Ntukajye ubitandukanya.